mwiriwe inshuti za Réveil ta créativité. Uyu munsi ndashaka kubigisha gukora cake gato yoroshye cyane. Ni gato buri wese ashobora kwikorera mu rugo. Hari umuntu ahora yibaza ngo umuntu abigenza gute. Abantu benshi bagiye bambaza uburyo tubikora, none nagira ngo mbibereke uyu munsi. Rero ni gato ya yaourt. Murabona ama yaourt mwese murayazi, mujya kuyakura henshi. Ushobora gukora gato ya yaourt ugasanga ntago nkeneye ingiyi, nkeneye isukari mwese murazifite, ntago ari ibintu bigoye. Nkeneye ifarini na namwe murayizi. Nkeneye amavuta, ashobora kuba ari margarine, ushatse ushobora gukoresha margarine, ushatse ushobora gukoresha ubuto, nabyo birakunda. Ubuto nabushyize muri kino gikombe. Hanyuma ikintu kiri ngombwa wenda ushobora kongeramo, ari gato ushaka nko gukoresha ya vanilla, ushobora gukoresha kano kantu ni sucre de vanille. Ndibuze kubashyirira byose hasi ku buryo nshyiramo ibyo nagiye nkoresha byose n'uburyo nagiye mbikora, ku buryo recette yose muraba muyifite, ntabwo muzongera kuvuga ngo ntabwo muzi gukora gato, sibyo? Hanyuma akantu kanyuma kandi kangombwa, iyi ngiyi ni poudre à lever. Niyo iziri buze kubyimbisha gato. Iyi ngiyi nayo muyibona ahantu hose muri za alimentation murayibona, nta kintu gihambaye kirimo pe. Hanyuma wenda ubundi tugakoresha amagi ese namwe murayazi, murayafite, n'umunyu mukeya. Ubu rero tugiye gutangira. Ndakoresha amagi 2. Ushoboye gukoresha amagi y'inkoko, ngiye nkunda gukoresha amagi y'inkoko z'inyarwanda kuko nyine nkunda iyo kabaye kajone, yani ko gasa neza. Ibyo amagi 2, hanyuma ngashyiramo ya yaourt yanjye, sibyo? Fata akabote ka yaourt niko kari buze kukubabera ibipimo. Ntabwo bigoye iyo wakoresheje nk'akangaka akaba ariko ukomeza gukoresha upima ibyo uri bushyiremo byose. Urabona rero nko gutya ahita ashyiramo yaourt yanjye. Akenshi nyine umuntu arazirya, ariko ntabwo umuntu yibuka yuko ushobora gukora nk'akadeseri ukempressiona abashyitsi bawe bana ukumirwa. Barangiza ka kantu kano ngiye kugafatisha kabe nyine igipimo cyanjye. Ndashyiramo isukari inshuro 2. Ibintu bitari liquide, no kuvuga ifarini, isukari, mukabivanga, noneho n'ibifite amazi nabyo mukabivanga, mukaza kubivanga nyuma byose hamwe. Rero byose muri buze kubibona hasi.
nkunda kurangizanya n'akantu ko kagatushe ko kugira ngo bise neza. Hano mfite nka sesame seed, ariko rero urangirizaho ugakora akantu mbese kugira ngo niza gushya ibe isa neza. Biterwa n'amafuru, ariko nk'ifuru nk'iyi ngiyi ureba ahangaha hari ifuru nyine, kuko hari ifuru ifite sharori yo hasi n'iyo hejuru, akaba ariho uyishyira aho, ko ariho uyicanira, hanyuma ugashyiramo iminota, imyenda yishyiramo nk'iminota nka 40, ugashyiramo temperatire yayo ku 170, hagati y'170 na 180, biba bihagije. Yego, ubundi tugategereza. Niba mukunda guteka muzajya mumbwira, mbahe amaresete, mbahe ibintu byo guteka, mbereke n'ukuntu babikora, mbahe mugende mubona amaresete hasi. Rero ahangaha turi kuri Mana, muzajye muza gufata petit déjeuner ahangaha.